igiteye amatsiko ni ubutumwa bukomeye papa yahaye urubyiruko, kandi ntekereza ko buri muntu wese araza kubwumva bugira icyo bumumarira. Uyu munsi turaza kuganira ku butumwa bukomeye cyane Papa Leo wa 14 yahaye urubyiruko. Ni ku itariki 6 Kanama umwaka wa 2026. Nongeye ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwese mubana natwe kuri Emi Pro Media, by'umwihariko mubana nanjye mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Yewe nitwa Iradukunda Kevin Junior, dukunze kubana umunsi ku munsi muri ibyo biganiro. Uyu munsi ndagarutse ngo twongere tuganire, ariko nkuko mubizi tuba tugomba gukurikirana ibyagiye bivugwa hirya no hino, tukaza tukarushaho kubiganira ndetse tukarushaho no kureba akamaro byatugirira, ndetse tugakomeza no guteza imbere no kwaguka mu bijyanye n'imitekerereze, haba mu mutwe ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye. Ariko ahanini tugendera ku mahame agenga Kiliziya Katolika by'umwihariko, ndetse tukagendera no ku ndangagaciro z'umukristo. Nk'umunyarwanda wese twagakwiye kumva ko kuba umukristo ari kimwe mu kintu cy'agaciro gikomeye kandi buri muntu wese akwiye kuzirikana. Mbahaye ikiganiro, ni ikiganiro tugiye kugirana ku rugendo ruherutse gukorwa na Papa Leo wa 14. Ntekereza ko urugendo yakoze rurimo byinshi tukwiye kuganira, especially cyane urubyiruko, abantu b'urubyiruko, abakristo gatolika ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Uzi ko uri hagati y'imyaka buriya kuva ku myaka 16 kugera ku myaka 40 hafi n'itanu, byanga bikunda nawe uracyari mu rubyiruko, ukwiye kuza tukaganira, ukumva amahame, ukumva impanuro za papa wacu, icyo dusaba ndetse n'icyo dukwiye gukurikiza. Nagiye ntegura byinshi, maze iminsi negura iki kiganiro, ngira ngo mfite hafi ibintu bigera nko ku mapaje 3 twakaganiriye. Ni byinshi ariko tuzagenda tubiganira gahoro gahoro, ariko muze kunyemerera uyu munsi tugira ibyo tuza kuganira, kandi buri muntu wese aze kugira icyo akuramo. Mbahaye ikaze rero. Uyu munsi turaza kuganira ku butumwa bukomeye cyane Papa Leo wa 14 yahaye urubyiruko. Ni ku itariki 6 Kanama umwaka wa 2026, ubwo yagiraga uruzinduko rwa gishumba ahitwa Assisi ni mu Buyapani, agahura n'urubyiruko rwitabiriye icyitwa Go Franciscan Youth Meeting 2026. Turasa kuganira kuri ibyo, tuze kureba uru rugendo uko rwagenze, ndetse turebe ubutumwa papa yatanzemo, tuza no kureba impamvu kiswe Go Franciscan Youth Meeting 2026. Ibyo byose turi buze kubisobanukirwa muri iki kiganiro, ariko mbararitse igiteye amatsiko ni ubutumwa bukomeye papa yahaye urubyiruko, kandi ntekereza ko buri muntu wese araza kubwumva bugira icyo bumumarira. Uyu munsi ntabwo nshaka kubabwira gusa ko kuba papa yarakoze ku byo papa yakoze, ahubwo ndashaka nuko tuza kwibaza ku bibazo bigiye bitandukanye. Tukibaza nk'ikibazo kigira kiti, kuki Papa Leo wa 14 yahisemo kujya kuvugana n'urubyiruko ahitwa Assisi mu Butaliyani. Ikindi kandi niki yabwiye urubyiruko ku byo natwe bitureba nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abakristo ba Kiliziya Gatolika muri rusange. Kubera yuko papa ajya kujya aha hantu ntago ari ibintu byaje ngo biramugwiririye, hari impamvu yagiyeyo, ndetse hari n'impamvu yatanze ubwo butumwa ku rubyiruko, sibyo? Munyemerero tuze kuba tureba papa kuba yaragiye kubonana n'urubyiruko akanaruha umwanya bakaganira byari bivuze iki. Nkuko nabibwiye, ni kwa 6 Kanama Papa Leo wa 14 yavuye i Vatikani ajya ahitwa Santa Maria degre Angre hafi ya Assisi, ajya muri gahunda yari kubiyemo guhura n'urubyiruko, kandi yanasubije ibibazo by'abakiri batoya. Nyuma yaho yahuye n'abahagarariye imiryango y'aba-Franciscan, hanyuma ayobora misa mu ahitwa Basilika ya Santa Maria. Aho hose niho icyo gikorwa cyaberaga. Nanone abantu mushobora kujya mwibaza muti impamvu ibi ngibi ari ingenzi, kuko rimwe na rimwe abakuru bavuga urubyiruko ariko biba bigoye kuba bahura nabo. Papa yagiye ahantu hari urubyiruko, ahurira ayo narwo, arusubiza ibibazo bibaza, hanyuma ararubwira ngo go.
iri jambo go ku muntu uryumvishe ni nko kukubwira ngo genda, ariko hari icyo ryari risobanuye, ndetse ni n'ijambo riri mu cyari cyitiriwe uru ruzinduko papa yari yaragiyemo, cyane ko nababwiye kuntu rwitwaga uru ruzinduko. Rero harimo ijambo rivuga go. Iri go rero hari icyo risobanura. Papa yavuze ijambo aravuga ngo isi irabareba, abwira urubyiruko. Yatubwiraga ko isi iduhanze amaso itureba. Ese kubera iki nanone papa yavuze ko urubyiruko rw'i Burayi n'isi yose rurebwa n'ibi ngibi? Ashobora kubabwira ngo mukwiye gushyira intege mu gushaka kuba abatagatifu bashyashya. Ibyo ni bimwe mu bintu papa yasabye urubyiruko. Nanone reka twibaze turebe, ese ubu urubyiruko ruracyashaka kuba abaturokora, cyangwa turashaka kuba ibyamamare, turashaka aba followers benshi, turashaka views nyinshi, turashaka subscribers nyinshi, turashaka abadukurikira benshi ku mbuga nkoranyambaga kurusha uko dushaka kuba twaba abatagatifu cyangwa se abari buze kugira akamaro abandi bantu? Icyo ni kimwe mu kibazo papa yabajije urubyiruko. Ubutagatifu ntabwo ari ukubaho uri kure y'abantu, ni ukubaho ubuzima bwawe ku buryo hari icyo wageraho wahindura ku isi, cyangwa se icyo wageraho iyo ugize ahari inshingano ukazana amahoro, ahari urwango ukazana urukundo, ahari kwiheba ukazana icyizere, ahari akarengane ukahavuga. Ubundi aho ngaho bemeza ko ubusohoje za nshingano z'ubutagatifu. Bivuze ngo icyo aradusaba kwita hahandi hari ikintu dushobora kugenda tugahindura cyananiranye, kandi tukagihindura mu buryo buri positive kurenza uko ari uburyo buri negative. Papa ibi ngibi babitangaza yerekaga urubyiruko ko tudakwiye gushakisha bwa bwamamare buhambaye, ahubwo dukwiye gushakisha kuba umukristo nyakuri ndetse ufitiye akamaro isi muri rusange n'abakristo bose nk'uko ukwemera kubivuga. Yavuze irindi jambo rivuga ngo ntimube abareba gusa. Ntimube abareba gusa. Ibi byo byari bivuze iki? Papa yagarutse kandi ku ivanjiri, izamurwa ry'umukiza, aho Petero, Yakobo, Yohana babonye Yesu ahindutse ukundi. Petero yashakaga kuguma kuri uwo musozi, ariko ubutumwa ni uko umuntu atagomba kuguma ahari gusa, agomba no kugira urugendo, no gufata urugendo, gufata ibyemezo, kwinjira mu nkuru za gikristo n'ibindi. Nanone aha niho kwibaza ati urubyiruko rw'abantu bareba gusa, cyangwa urubyiruko ni abantu bareba gusa, cyangwa ni urubyiruko rukora? Ahangaha nabwo papa ibi yabitangaje ari gushaka kwerekana ko tudakwiye kwicara gusa ngo turebe, dukwiye guhaguruka tukagenda. Ariyo mpamvu rya jambo go yarikoresheje bakanagitirira iki kintu. Dukwiye guhaguruka tukagenda, tukajya mu butumwa bwiza, tukagenda tukareba ndetse tukanakora, apana kureba gusa tutari gukora. Kandi bimwe mu byo badusaba gukora, baradusaba gukora bya bindi byose twabonye hejuru, ko ahari urwango tugomba kuhahindura, ahari umubabaro tugomba kuhazana ibyishimo. Ibyo byose ni inshingano dufite, ntabwo ibyo byose uzabigeraho rero mu gihe wakomeje kwicara ahangaha ahubwo udahagurutse ngo ugende. Ibyo rero bivuze ngo urubyiruko ntago dukwiye kwicara ngo turebe gusa, ahubwo dukwiye kureba ndetse tukanagira gute, tukanakora. Iri jambo go, izina ry'umuhuro ryitwaga go, cyangwa se genda. Genda he? Ni kambasomere neza. Ni ukugana ahantu hatagira amakarita dusanzwe dufite, tukayoborwa no gutega amatwi Imana, kumvira Roho Mutagatifu no gukwirakwiza Kristo wazutse. Ibyo byose ni bimwe mu byo baduhamagarira guhaguruka tukagenda kwamamaza hirya no hino. Ntutekereze ko buri kintu kibanza gutungana. Ntutekereze ko uzabanza kugira amafaranga menshi cyangwa kuba umuntu ukomeye. Tangira. Niba uri umunyeshuri, tangira aho uri. Niba kandi uri umuririmbyi, koresha impano yawe. Niba uri umunyamakuru, koresha ijwi ryawe. Niba uri umukristo, ubuzima bwawe nibube ubuhamya. Ibyo nibyo papa adusaba nk'urubyiruko. Rubyiruko murumve, izi ni impanuro za papa wacu.
papa yabwiye urubyiruko kugana ahari abantu bababaye. Ibi ngibi ndaza kubihuza na message nigeze kubaha papa yatangije ubwo hatangiraga ukwezi kwa munani, abwira abantu ko ukunguka ari ukwezi ko gukoramo ibikorwa byiza ndetse n'ibikorwa bya gikristu, ibikorwa by'urukundo muri rusange. Iri jambo riraza kunganira ikiganiro nigeze kubakorera, umuntu utarakirebye ajyeyo akirebe. Papa kandi yasabye urubyiruko kujya mu mbibi z'ahantu cyangwa se z'abantu aho akarengane n'ubwibone bishobora guhangana n'agaciro n'inzozi by'abantu benshi. Ibi bivuze ko umukristo adakwiye kubaho yihisha mu gace keza gusa. Iyo hari umuntu ubabaye, jya aho ari. Iyo hari umwana wabuze icyizere, jya kumwumva. Iyo kandi hari umuntu uri wenyine, jya kugenda umusange. Iyo hari akarengane, ntuceceke ahubwo uvuge. Bivuze ngo ibi ni ibyo papa yakomeje kugenda asaba urubyiruko muri uru ruzinduko yari yagiyemo. Murumva ko ni amagambo akomeye cyane dukwiye kuzirikana nk'abakristu, kandi tukumva icyo papa yatubwiye kuko araduhagarariye. Ukwemera kwawe kugomba kugira icyo guhindura ku mibereho y'abandi. Iri ni ijambo rikomeye. Ukwemera kwawe kugomba kugira imibereho, kugomba kugira icyo guhindura ku mibereho ya buri muntu wese. Ibyo nibyo nabyo atubwira. Ntekereza ko ibi bintu navuga ngo ni ibintu byiza cyane ndetse n'inyigisho zikomeye cyane, ariko iyo tugarutse gatoya icyari kigamijwe cy'uru ruzinduko rwari rufite isano n'umuryango w'urubyiruko w'Abafranciscan witwa Go Franciscan Youth Meeting 2026 nko nabibabwiye, wari wabereye ahangaha i Assisi ni kuwa gatatu washize. Impamvu ntahise ntanga iki kiganiro, nakomeje kugenda ndi kureba nanatekereza ku magambo papa yavuze, kuko numvaga ko ari amagambo afite uburemere buhambaye, ndetse ko ibintu yasabaga urubyiruko iyo wicaye ukitegereza neza usanga muri iki gihe abantu bababaye turabatererana. Ugasanga umuntu witari icyizere ku buzima bwe turagitererana. Ugasanga wa muntu ubabaye ntago twita ku kababaro ke, ahubwo ugasanga buri muntu wese aricaye ategereje ibye gusa, cyangwa se ari kwirukanka ku bye gusa. Kandi mu by'ukuri uri umukristo wirengagije icyo Bibiliya ntagatifu igusaba. Ibyo byose ugasanga ntago umukristo ari buze kuza guha agaciro bwa buzima bw'abandi. Ariko niba duhamagariwe kujyaho abababaye bari, duhamagaye kugira ngo tujye kubana nabo mu babare barimo. Ese witeguye kubana nabo muri ubwo bubabare barimo bwose? Ibyo ni bimwe mu byo papa ari gusaba urubyiruko rw'isi yose. Ibyo ni bimwe mu byo ari kubasaba. Ibi bintu rero navuga ngo hari abantu benshi babyumva bakumva ntacyo bibabwiye, ariko niba ntacyo bikubwiye ntabwo uri umukristo wuzuye. Ntabwo uri umukristo wuzuye rwose. Mwihangane ndikumo ndagenda mbaciramo mu kiganiro nagiye nkora. Hari ubutumwa bukomeye rero yagiye yatanze papa, yashimangiye ko urubyiruko rudakwiye kubona ukwemera nk'ikintu cy'umuco gusa, ahubwo rugomba kubaho mu kwemera kwabwo. Dukwiye kubona ukwemera ko kukwiye kuza kukaba mu buzima bwacu, kurenza kwicara tuzi ngo hariho ukwemera cyangwa se dufite ukwemera. Yabwiye urubyiruko kandi ko ibategerejeho ku isi, bategerejeho kugira ngo babe abantu bashya b'abatagatifu, bakagira ubutware bwo kwizera ivanjiri no kubaho mu buzima bw'ubwisanzure butangwa na gikristo. Bivuze ngo ibyo turasabwa kumva ya message papa yashakaga guha urubyiruko muri rusange kuri iyi nama, kuri uru ruzinduko yakoze, kuko ni uruzinduko rwamugiriye akamaro muri rusange, ndetse rugira n'akamaro muri twe nitwe bantu ba mbere bungukiye byinshi mu ruzinduko papa yagize. Yanavuze ku kibazo kijyanye n'amacakubiri, ivangura n'ubusumbane. Ashimangira ko inyigisho za Yezu zishobora gufasha abantu kubona ko buri muntu ari umuvandimwe. Hirya no hino ku isi habaho amavangura atandukanye cyane. Abantu mukunda kubona umupira w'amaguru ho bikunze kubaho bikanagaragara, kuko ni wenda abantu benshi baba bawuhanze amaso. Ariko papa yasabye abantu kwirinda ikintu kijyanye n'ivangura cyangwa se ubusumbane. Ukumva ko kuba umwirabura ari umwirabura, cyangwa se ukumva ko wabimuziza, naho ukumva ko umuzungu kuba ari umuzungu wabimuziza.
Papa duhamagara rero kwirinda ayo macakubiri ndetse n'iryo vangura, avuga ati buri muntu wese abe umuvandimwe wawe muri rusange. Ikintu cyari cy'uruzinduko, hari ikintu nakwita papa yagiye kumva mbere yuko avuga. Yashatse kugenda atega amatwi urubyiruko kugira ngo arwumve, namara kurwumva yumve ibibazo bafite, abone kugira gute abasubize. Kandi ntekereza ko mu magambo agiye akoresha ari kubasubiza, yagiye abasubiza ibisubizo nawe wakishimira. Mu misa yatanze ubutumwa bukomeye cyane. Nyuma y'ibiganiro n'urubyiruko, papa yayoboye misa ahitwa Basilika ya Sainte Marie de ku munsi mukuru w'isamurwa. Ku munsi mukuru w'isamurwa cyangwa se Transfigurations of the Lord niko witwa, sibyo? Yahereye ku murage wa Mutagatifu Francis, avuga ko Assisi itwibutsa ko ubuzima bw'umuntu bushobora guhinduka, kumurika no gukiza isi muri rusange. Yashishikarije urubyiruko gutinyuka, kwizera ivanjiri no kuba abantu bashya bashobora guhindura isi. Mu magambo make, uruzinduko rwa Papa Leo wa 14 ahitwa Assisi kuri tariki 6 Kanama 2026 rwari uruzinduko rwo gukomeza ukwemera k'urubyiruko, kubatega amatwi, kubashishikariza kuba intumwa z'ivanjiri no kubibutsa umurage wa Mutagatifu Francis wa Assisi: amahoro, ubuvandimwe, ubworoherane ndetse n'urukundo. Ibi ngibi ni bimwe mu byo Papa yari yagiye afite mu mugambi kuza gukora icyo kintu. Ariko twumvishemo ikintu gikomeye cyane cyo gutega amatwi urubyiruko akadusubiza imbaraga, ndetse gukomeza ukwemera k'urubyiruko. Ukwemera kwacu kwakomejwe na Papa kuri ziriya tariki, kubatega amatwi, kubashishikariza kuba intumwa z'ivanjiri. Iki ni ikintu gikomeye, kubashishikariza kuba intumwa z'ivanjiri. Baradusaba guhaguruka tukagenda. Ijambo go nari babwiye ko risobanuye kugenda. Haguruka ugende, aho bagutuma kujya gutanga ubutumwa, ugende ubutange, kandi ubutangane umutima mwiza. Ukomeze guhugura abantu, ukomeze kubigisha, ukomeze kubafasha, abababaye ubumve, abagukeneye ubasange, buri kimwe cyose ugikore mu by'ukuri. Ikindi rero hari gukomeza kwagura amahoro, ubuvandimwe, ubworoherane n'urukundo. Ibyo ngibyo ni bimwe mu byabikubiye muri message Papa yatanze ubwo yageraga uruzinduko kuri ziriya tariki. Navuga ngo dukuremo isomo ry'uko kuba turi abakristo nk'urubyiruko dukwiye kugira n'imirimo. Ubu buriya iyo uri umukristo ariko udafite imirimo ya gikristo ntago buba bwuzuye. Iyo message hari icyo ishobora gufasha buri muntu. Narice mbona ko ni ngombwa ko nka Emi Pro Media dukurikirwa n'abantu benshi batandukanye, especially harimo urubyiruko nk'uko nabibabwiye. Ndavuga nti dukwiye kuza tukicara tukabivugaho, buri muntu wese akajya muri comment akaza kumbwira icyo akuyemo, akaza no kugira ikibazo wenda yabaza, kugira ngo tuzaza n'abantu bagiye batandukanye turushaho kubiganira ndetse no kubisobanukirwa, twifashishije nk'abapadiri bacu ndetse n'abandi batandukanye wenda bafite ubundi bumenyi buri hejuru bwo kuba bakora analyse nziza, tukarushaho gukomeza kuganira. Ngiye reka mbashimire cyane abantu twabanye. Navuga ngo cyari kiganiro gitoya ariko ni update mbangira ngo mbahe, by'umwihariko ngewe nitwa Iradukunda Kevin Junior. Iyi ngiyi ni Emi Pro Media.